Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Kintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika iso cyanyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahita iso cyanyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kuza gukanda subscribe niba utari wayikanda ku kizame dushizeho gishya, kugira isomo rishya dushizeho. Murabizi amasomo agenda migisha nayo tuba mwagiye munyandikira muri comment kugira ngo ujye tuyabonera ku gihe. Rero ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Bibutsa ko code ziri kubonekaho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira kuri 0789 935 tukagufasha mu gahe gatoya. Ushobora no kuduhamagara kuri iyo nimero, cyangwa uramutse iyo nimero uragize ikibazo mwa kino kizame tuba dukosoye, uba wanyandikiraho cyangwa ukamamagaraho nkagufasha. Ibindi byo ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko naho wamamagara cyangwa ukanyandikira kuri iyo nimero, cyangwa ukeneye serivisi yariyo yose y'irembo wanyandikira cyangwa ukamamagara kuri iyo nimero nkahita nyigukorera mu gahe gatoya, harimo kugushakira kode, kugusabira uruhushya uba wabonye rwa burundu cyangwa se rw'agateganyo. Byose turabibakorera kandi mu gahe gatoya. Rero ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kino cyapa gisobanura iki? Urabona ukuntu giteye, gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Uriko nako bikoze akantu kameze nk'akaziga. Ese iki cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugahita miso cyanyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo umuhanda uzenguruka, bekavuga ngo igice cy'umuhanda uzenguruka, se ikavuga ngo aho banyura bazengurutse, ndakavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese nabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese niso cyanyacyo ni A, umuhanda uzenguruka. Ese niso cyanyacyo ni B, igice cy'umuhanda uzenguruka. Ese niso cyanyacyo ni C, aho banyura bazengurutse, cyangwa se niso cyanyacyo ni D. Ibisubizo byose nibyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese niso cyanyacyo ni A, umuhanda uzenguruka. Ese niso cyanyacyo ni B, igice cy'umuhanda uzenguruka. Ese niso cyanyacyo ni C, aho banyura bazengurutse, cyangwa se niso cyanyacyo ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ikaba ariyo umuhanda uzenguruka, B ikaba ariyo igice cy'umuhanda uzenguruka, C ikaba ari nayo aho banyura bazengurutse. Mbibutsa ko video y'ibyapa namaze kwibakoreramo uko atanu ibyapa byo ku mihanda, ibyapa bitegeka, ibyapa biburira, ibyapa biranga, ibyapa byinshi byose, ibyapa byose byo ku mihanda uko ari amoko 5, buri cyapa gisobanuye neza namaze kuyabakorera. Rero niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino channel yacu, ushobora kugenda ugasubiraho ukareba iyo video, cyangwa uhita utwandikira kuri iyo nimero nabahaye, cyangwa ukayimamagara ukambwira ati nkeneye iyo video y'ibyapa, kuko ushobora kujyaho wenda ukayibura bitewe nuko hatangiye kujyaho video nyinshi. Rero ugiye uhita utwandikira mu minota 2 ubuyibonye, ubundi tugakomeza kujya yira ku bisubizo nk'ibi, uzi ibisubizo bya nyabyo. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro handitse cy'ukuri, nta kindi ni se, aho banyura bazengurutse. Ndakeka ko ari amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko ari amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese rishyirwa ahagana he? A iravuga ngo kuri buri nzira, B ikavuga ngo hagati y'amasangano, C ikavuga ngo iburyo bw'amasangano, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cyanyacyo na B ikaba ari igiso cyanyacyo. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese niso cyanyacyo ni A, kuri buri nzira. Ese niso cyanyacyo ni B, hagati y'amasangano. Ese niso cyanyacyo ni C,
uburyo bw'amasangano cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Rya tara ry'umuhondo rigomba gushyirwa kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko itatu ifungwaho ibiziga bine ni A. Iravuga ngo itegereze neza, hano haba hari ibisubizo bine baguhaye, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo toni 24, B ikavuga ngo toni 10, C ikavuga ngo toni 16, D ikavuga ngo iki, D ikavuga ngo toni 53. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburebure, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, toni 24, ese igisozo cya nyacyo ni B, toni 10, ese igisozo cya nyacyo ni C, toni 16, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D, toni 53. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni A, toni 24. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Gute? Hano ibisubizo bine baguhaye, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 30 z'uruhande. B ikavuga ngo itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe, wenda kikaba kimuritswe n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyangwa giturutse ahandi hose kikakimurika. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo na B ikaba ariyo, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, ese hano igisozo cya nyacyo ni B, ese hano igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni B. Itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Mbibutsa ko ibanga ni rimwe ryo kugira utsinde, ni ukuba warabonye ibizame byinshi bakora, kuko murabizi bino bibazo nibyo bigenda bigaruka, nuko bahise babicurikiranyije bagafata wenda nko mu kizame babajije ejo bagafatamo 2, bagafata uyu munsi bagafatamo kimwe. Niyo mpamvu uba ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije kugira ngo utsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Nkomeje gushimira abantu mukomeje kunyandikira muri comment ko mwatsinze, biranshimisha cyane bigatuma ngira courage yo kubashakira no kubakosorera ibizame byakozwe uwo munsi kugira ngo mubusheho kubona imyitozo ihagije nimugerwaho muzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo igisozo cya nyacyo aricyo B, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, santimetero 30. Bivuze ko metero ubwayo ingana na santimetero 100, noneho kilometero imwe nayo ikangana na metero 1000. Ukamenya guhindura ingero kuko murabizi ko bino bibazo bakunda kubazamo ibibazo byerekeye ku ngero. B ikavuga ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye ndetse n'ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese hano habona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, ese ni B,
B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisubizo cya nyacyo ndetse na B ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse icy'ibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Murabizi ukaba wanyura ku binyabiziga by'ibiziga bibiri harimo nka za amapikipiki, za velomoteri, ariko ukaba utanyura ku bindi binyabiziga birengeje ibiziga bibiri. A iravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, ubwo ni hafi y'ikiraro. B ikavuga ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. C ikavuga ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ariyo, B ikaba ariyo na C ikaba ariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano nta kindi, igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo kunyuranaho uretse ku binyabiziga by'ibiziga bibiri bibujijwe hafi y'itema aho hari umuhanda ufunganye, cyangwa hafi y'aho abanyamaguru banyura, ndetse no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo, hano kwitekereza neza kugira ngo usubizanye ubwitonzi, kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni A ikavuga ngo kilometero 25, B ikavuga ngo kilometero 70, C ikavuga ngo kilometero 40, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni uwuhe? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo rero nta kindi ni D. Ikibazo cya 8 ari nacyo gikurikiraho kikabaza ngo, ikibazo cya 8 kirabaza ngo hatari munsi y'isiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni ese umuvuduko velomoteri bitagomba kurenza mu isaha ni uwuhe? A iravuga ngo kilometero 50, B iravuga ngo kilometero 40, C iravuga ngo kilometero 30, D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cya nyacyo umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni uwuhe? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa igisubizo cya nyacyo ni D? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ikintu nakubwira ku bintu bijyanye n'umuvuduko runaka mu isaha, ikinyabiziga kiba kibifite, aho iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uri kureba umuvuduko uri kugenderaho mu isaha, akakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko uri kugendaho mu isaha urajya uragenda ibirometero 70 mu isaha, urajya uragenda ibirometero 80 mu isaha, uragenda wagenda ibirometero 5 mu isaha. Ikinyabiziga kiba kibifite rero, ntabwo ugenda uri gupima. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cya nyacyo hano ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, kilometero 50. Ikibazo gikurikiyeho cya 9 kikabaza ngo, hano haba hari ibisubizo 4 baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. Ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo? A iravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, B ikavuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso
C ikaba ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D ikaba ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ese hano igiso cya nyacyo ni B, ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. Ese hano igiso cya nyacyo ni C, ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Cyangwa igiso cya nyacyo hano ni D, A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Murabizi hano igiso cya nyacyo ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Murabizi ikibazo ikinyabiziga kitakodeshejwe hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo berekane ko kitakodeshejwe. Rero kiba kigomba kugaragazwa n'itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ndakeka ko waramaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama ibiro 3500, ni A ikavuga ngo kilometero 60 mu saha. B ikavuga ngo iki kilometero 40 mu saha. C ikavuga ngo iki kilometero 75 mu saha. D ikavuga ngo kilometero 20 mu saha. Ese hano urabona igiso cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza usubizanye umwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro. Ese umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amatagisi, nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere butarenga ibiro 3500, cyangwa se niyo bavuga ngo tone 3.5 byose ni kimwe, kuko urabizi tone imwe ingana n'ibiro 1000. Iyo bavuze ngo tone 3.5 ubwo kubishyira muri kilo mu biro wakubaho 1000 n'ubundi byaguhereza 3500. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, kilometero 60 mu saha. Ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C, kilometero 75 mu saha. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso umurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ibinyabiziga kidapakiye. A iravuga metero 1 na santimetero 50. B ikaba metero 1 na santimetero 75. C ikaba metero 1 na santimetero 90. D ikaba metero 2 na santimetero 10. Bibutsa ko metero, santimetero, kilometero ibyo ni urugero rw'uburebure, aho kilometero imwe ibingana na metero 1000. Metero imwe nayo ikangana na santimetero 100. Ubwo kilometero imwe irimo santimetero 10,000. Ubwo rero icyiza cyo kumenya ingero, iyo bakubwiye wenda ngo metero imwe na santimetero 50, itumenya ko ari metero imwe ubwo ni igice cya metero. Ugahita ubimenya, ugahita umenya ukuntu aho hantu haba hangana. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Igisoki nk'iki ugomba guhita ugifata mu mutwe. Murabizi bino bibazo nibyo bagenda bagarura, ntabwo bahimba ibindi bibazo. Andi masomo ushobora gufata iruhande nayo kugira ngo ubashe gukosora bino bibazo, gukora bino bibazo igihe babikubajije. Ikibazo cya 12 kibazo ngo ni iki ari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Ese ibyo bintu ubundi bibaho? Ikinyabiziga kigenda mu muhanda moteri itari kwaka cyangwa vitensi itari gukora. Ese icyo ni mu gihe bishobora kubaho? Aravuga ngo igihe kigenda hamanuka. B ikavuga ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C ikavuga ngo igihe gifite feri y'urugendo. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ariyo igihe kigenda hamanuka cyangwa igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga cyangwa se igihe gifite feri y'urugendo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze
kucyandika ku gapapuro, hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, murabizi hari igihe gishobora kugera bikaba ngombwa ko ikinyabiziga gikururwa n'ikindi kinyabiziga, wenda se cyakoze impanuka kigwa mu muhanda. Murabizi biriya imodoka, mujya mubona imodoka zihetse ibindi binyabiziga ziri kubikurura. Murabizi hano ho ubwo kiba kiri kugendesha amapine gusa, uretse kuba kiri kugendesha amapine, feri ntabwo iri gukora ndetse na vitensi na moteri ntabwo iri kwaka. Ndakeka ko waramaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kibaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Ese umurongo mugari wera udacagaguye, umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Iravuga inkombe mpimbano z'umuhanda, inkombe, ndakeka ko muri guhita mumenya inkombe. B ikavuga ngo ahagararwa umwanya muto no munini. C ikavuga ngo ahanyura abayobozi b'amagare. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese igisozo cya nyacyo ni B, ese igisozo cya nyacyo ni C cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, inkombe mpimbano z'umuhanda. Ikibazo cya 14 kibaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ese agomba gukora iki? Aravuga ngo gushaka umuherekeza. Ndakeka ko mugenda mubona abaherekeza, murabizi babandi mubona bari hejuru y'imizigo ntabaherekeza. B ikavuga ngo gukurura ikinyabiziga cye akagikurura. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo gushaka umuherekeza no gukurura ikinyabiziga cye. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Yavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. A iba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cy'ukuri ni ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese igisozo cya nyacyo ni B, ese igisozo cya nyacyo ni C cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga. Cyo nicyo kintu bugomba gukora. Ikibazo cya 15 kibaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuriba iri aha hakurikira. Ese igomba kuba irihe? Iravuga ngo mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ndakeka ko nabije basobanuriye, ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, umuhanda w'icyerekezo kimwe ni umuhanda ugomba iyo wawinjiyemo ugomba gukomeza imbere, ntabwo wakata ngo ugaruke inyuma, ugomba gukomeza imbere. Uwo rero ni wo muhanda w'icyerekezo kimwe, kandi iyo urangije kuwinjiramo uba ugomba kusohokamo. Ubwo rero iyo wasohotse wasubiye mu muhanda ubisikamirwamo cyangwa w'ibyerekezo bibiri, haba hari icyapa kikwereka ko wamaze kwinjiramo kugira ngo umenye ko biba byemewe kuba wagira ibyo ukora utakorera mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B ikavuga ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese igisozo cya nyacyo ni B, ese igisozo cya nyacyo ni C cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D. Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisozo cya nyacyo ndetse na B ni igisubizo cya nyacyo. Rero igisozo cya nyacyo ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Bigomba kuba iri mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga,
uretse igihe hari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, ndetse na B ikaba ariyo ahegereye bishoboza akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikiye. Ibihe bipimo? Aravuga ngo iby'inyuma metero 3, B ikavuga ngo iby'imbere metero 2.70, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano iso cyanya cyo ni A, ese hano iso cyanya cyo ni B, ese hano iso cyanya cyo ni C, cyangwa se hano iso cyanya cyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano icyo cyabanya cyo ni ikihe? Hano rero iso cyo kuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro ni B. Iby'imbere ni metero 2.70. Ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko wari wamaze kubihitamo. Mbibutsa ko serivisi z'irembo zose wakenera uhita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626. ntabwo ari izijyanye no gushaka uruhushya rwa burundu rw'ikinyabiziga gusa, ahubwo tugufasha no mu zindi serivisi zose zikenerwa z'irembo, ndetse n'ikindi ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 kugira ngo turusheho kwigana dukora rimwe dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikindi ugakosora examen zacu nyinshi twashyizeho, ukareba nizo twashyizeho mbere, ntuvuga ngo nzajya nkosora yo munsi gusa, kuko murabizi bino bibazo bagenda babigarura, ntabwo bahimba ibindi bibazo. Ikintu ubusabwa ni ukuba warabonye imyitozo myinshi gusa kugira ngo ube wajya mu kizame utsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhusa, ubundi birabujije gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa yo uburemere bw'ikibyikoreye burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi nko ku kinyabiziga kuri iriya karita murabizi haba handitseho ibintu utagomba kurenza. Rero bari kukubwira ngo kiretse mu gihe byabonewe uruhushya, iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwanditse ku karita birahanirwa, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ibinyabiziga bya polisi, B ikavuga ngo ibinyabiziga bihinga, C ikavuga ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano iso cyanya cyo ni A, ese hano iso cyanya cyo ni B, ese hano iso cyanya cyo ni C, cyangwa se hano iso cyanya cyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo ni A, ibinyabiziga bya polisi. Ese hano iso cyanya cyo ni B, ibinyabiziga bihinga. Ese hano iso cyanya cyo ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, cyangwa se iso cyanya cyo hano ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, na C ikaba ariyo. Rero hano iso cyanya cyo nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko mugenda mubona biriya bimashini bikoreshwa mu kubaka imihanda, hari igihe kiguciye ukabona kikoreye itaka rigeze hejuru, hari igihe kiba cyarengeje, ariko byo ntabwo bibujijwe kuba zarenza uburemere bw'ibyikorewe burenze uburi ku karita ya nyiri icyo kinyabiziga. Rero imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, igisubizo cy'ukuri ni C. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Aravuga mu duhanda tw'abanyamagare, B ikavuga mu duhanda twegenewe velomoteri, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cyanya cyo ni A, ese iso cyanya cyo ni B, ese iso cyanya cyo ni C, cyangwa se iso cyanya cyo ni D? Hano ni igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B,
ese ni C cyangwa se igiso cya nyacyo ni D. Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Murabizi amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka, ahubwo hari igihe aba agomba kugera akaba agomba kwaka, aba agomba kugera ntibayatse. None bari kukubaza hano ho ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bihe. Mwa bino bihe bagiye kutubwira hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha iyo ubonye wagize amanota menshi ugira kuraje ugakosora n'ibindi, wabona wagize amanota make nabwo ntucike intege, ugakomeza ugakora kugira ngo urusheho kubona imyitozo ihagije nugerwaho uzatsindiye ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ndatekereza ko rero wari wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ndakeka ko wari wamaze kugihitamo. Ubwo rero ikintu uba ugomba gukora hano ni ugukosora ibizame byinshi, kuko mwabonye ko bino bibazo bigaruka. Ugakosora ibizame byinshi kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitakugoye. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bihe. Hano hari ibisubizo bine baguhaye, ugahitamo igiso cya nyacyo. Ese hano igiso cya nyacyo ni ikihe? Ese igiso cya nyacyo ni A iravuga ngo agomba kutamurika iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi abasha kureba muri metero 200. B ikavuga ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C ikavuga ngo iyo ari mu nsisiro. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bihe? Ese icyo cya nyacyo ni A, iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200 ukaba wareba muri metero 200. Ese nizo cya nyacyo ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ese nizo cya nyacyo ni C, iyo ari mu nsisiro, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D. Ibisubizo byose nibyo. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Murabizi impamvu babishyiraho no kugira ngo numurika ikinyabiziga, niba umuntu mugiye kubisikana, nucana amatara maremare ushobora kumurika ugatuma atareba neza. Niyo mpamvu n'icyo gihe ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga. Ikibazo cya 20 aricyo cya nyuma kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga kikoreye ibintu bishobora gufata inkongi ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ese ni ikihe cyapa? Tegereza icyapa A cyanditsemo long vehicle, bisobanuye ngo long vehicle ubundi ni mu rurimi rw'icyongereza, ariko mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Urabona ukuntu icyo cyapa cyo kuri A kimeze. B iravuga ngo iyo yitegereze neza urabona gifite ishusho y'urukiramende, ariko hakagira ikirango cy'umutuku. Hano mu bara ry'umweru harimo umuriro, kariya kantu k'umukara karimo ni umuriro. Ku bantu bagiye babona bino binyabiziga ndakeka ko bino byapa mwagiye mubibona. Se nayo murayibona, ni icyapa cya mpande 3 gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara kirimo agatangaro. D ikavuga ngo iki? D ikavuga ngo tegereza neza icyapa cyo kuri D nacyo uri kukibona. None bakubaza ngo ese umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye ikinyabiziga kikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese nizo cya nyacyo ni A, ese nizo cya nyacyo ni B, ese nizo cya nyacyo ni C cyangwa se nizo cya nyacyo ni D? Hano ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se nizo cya nyacyo ni D? Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni B. Iki cyapa cya B nicyo uba ugomba kwitwaza, nicyo kiba kigomba kuba
gifitwe n'uyu muyobozi wa kino kinyabiziga gikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Nicyo cyapa cya B, urabona cyanditsemo 2 ya na E 1089, ariko ukita kwa kano kantu k'umutuku karimo ikimenyetso cy'umuriro. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Waramutse wagizemo ikibazo wanyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 931626. Iyo nimero ushobora kuyinyandikiraho cyangwa ukanayimpamagaraho mu gihe hari ikindi kintu cyose unyeneyeho uri kubona ndagufasha mu gihe gatoya. Murabizi intego yacu no kugira ngo mutsinde. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.